ukikabona ni akanyamaswa keza gatangaje, ni akanyamaswa kabarizwa mu muryango umwe n'imbeba, ariko nanone niko kanyamaswa gafite ibiro byinshi mu nkegesi zose zibarizwa kuri iyi si ya rurema. Imihore yayo iryohera benshi, bikaba akarusho mu gihe cy'igisibo ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika. Ni inyamaswa y'inyamahoro cyane kubera gusabana ubwazo ndetse n'izindi nyamaswa. Ni inyamaswa ariko ibarizwa mu zo twise oprophage, zimwe zituma zigata zongera zikarya ibyo zitumye. Capybara. Ukumenya ubuzima n'ibiro by'inkegesi ifite umubyimba munini kuruta izindi, twifashisha inyandiko zitandukanye, arizo inyandiko z'ikinyamakuru cyandikirwa kuri murandasi aricyo Britannica.com ndetse na National Geographical.com. Twifashisha inyandiko z'ikigo cy'ubushakashatsi cya Institute for Conservation Research of San Diego Zoo Global. Mujye kure, tembera isi dutuye mu ruhekane rw'ibinyabuzima bitandukanye mu busesenguzi n'ubucukumbuzi bwimbitse ku nyamaswa. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubuse nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 82 80 82. Capybara izwi cyane mu gice cyo ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Iza ku mwanya wa kabiri mu nyamaswa z'inyamabere dusanga mu ishyamba rya Amazone, ni nyuma y'inyamaswa bita jaguar. Ariko nanone tuzazisanga rimwe na rimwe mu byanya byororerwamo inyamaswa mu gihugu cy'Ubuyapani. Capybara yaramamaye bigera naho ikorerwa indirimbo. Ifata nk'imwe mu ndirimbo nziza za mbere muri iyi si ya rurema zaririmbiye inyamaswa. Ni igihangano cya groupe yo mu Burusiya yitwa Stolichin Onanas, bakoranye n'undi muhanzi witwa Besti mwaka 2022. Yabaye indirimbo igezweho kuri TikTok, YouTube n'ahandi hatandukanye muri uwo mwaka nyine wa 2022. Ni indirimbo yaririmbwe mu buryo butangaje, ariko nanone ni indirimbo yaririmbwe mu buryo bwo kwishimisha. Iyi biragoye cyane kuzajya mu tubyiniro two muri Amerika y'Epfo, mu bihugu bimwe na bimwe utaha utayumvise. Ni indirimbo yamamaye cyane aho baba basubiramo izina rya Capybara. Babaririmba bavuga ngo Capybara. Ni inyamaswa igira inda ibyimbye, ikabisangira nizo zibana mu muryango umwe n'inkegesi rongère, mu gifaransa rodent mu cyongereza. Iyi nyamaswa ijya gusa neza cyane nk'izo twita za caviar, sumbirigi, sungura, ushodinde, kabaye, ikunda kwita ipanya. Capybara ni inyamaswa ya mbere nini kurusha izindi mu nkegesi zose. Zitwa inkegesi kubera amenyo yazo maremare abanyarwanda twita amasuka. Capybara igira amasuka 4, 2 hasi n'2 hejuru. Zihora zikegeta ibyo zibonye byose zitagamije kubirya, ahubwo kuko aya menyo yaza kura ku muvuduko wo hejuru
Gukegeta rero ibyo zibonye zibikora kugira ngo amasuka atazakura agapfumura urwasaya. Capybara ni inyamaswa zikunda kubana no kwishimana n'abantu ndetse n'izindi nyamaswa, mu gihe izindi nyegesi zose kubana n'abantu bidashoboka bitewe no kwangiza imitungo y'abantu. Nimba bitarakubaho ariko ni kenshi imbeba zimaze kwangiza imyenda y'abantu, aho usanga imbeba igenda igahitamo umwenda mwiza cyane maze ikawushwanyaguza. Harimo n'abarira ayo kwarika igihe ziba zabatwaye amafaranga yabo zikayakegeta koko. Mu zindi nyegesi zizwi harimo amafuku, amasiha, inkwavu. Ikindi benshi mu nzu yabo babishaka batabishaka urabizi neza ko tubana n'imbeba. Uri imbeba ni inyegesi, imwe mu nyegesi nziza cyane tuzi ariko zitazi kubana. Umuryango w'inyamabere ugira amoko asaga 6340. Inyegesi ubwazo zifata 1/2 cy'inyamabere. Inyegesi zikagira imiryango igera kuri 29. Capybara ni inyamaswa y'indyabyatsi y'inyegesi dusanga mu bihugu byose byo ku mugabane wa Amerika yo hagati n'iy'amajyepfo. Dusanga ziganje mu bihugu nka Brazil, Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Uruguay n'ibindi. Kubera klima yaho n'ikirere gikonje gifasha inyamaswa mu kubaho mu buzima bwiza. Inyamaswa ikunda ahantu hakonje cyane. Ibi yifasha kuregera ubushyuhe cyangwa se kugabanya ubushyuhe. Ibi uzabisanga mu gihugu cya Chili, ariyo mpamvu nyamukuru dusanga Capybara itabayo kubera nta bukonje bubayo, ari ahantu hashyushye. Capybara ni inyegesi iyo yakuze neza igera ku biro 66, ariko nanone ntige munsi ya 35 mu gihe yakuze nabi. Ni inyamaswa y'indyabyatsi aho usanga irya imbuto z'ibiti bimera mu ishyamba, ibyatsi bimera mu mazi n'ibiti bidakomeye cyangwa by'ibitohera. Capybara ishobora kurya ibiro hagati ya 3 kugeza kuri 4 by'ibyatsi ku munsi. Ikintu gitangaje ukwiye kumenya ku mirire y'inyegesi nuko iri mu nyamaswa twita coprophage, inyamaswa yituma ikongera ikarya umwanda wayo cyangwa ikarya ibyo yitumye. Impamvu nta yindi nuko ifata ibyo yariye bikajya mu nda bigasohokana intungamubiri zikirimo, ikongera ikabirya kugira ngo umubiri noneho ubone za ntungamubiri ziri mu byo yari yitumye. Ibi ibihuriyeho n'izindi nyegesi zose aho usanga zigira inda nini cyane. Ikindi ukwiye kumenya nuko ibibera mu nda y'umuntu bitandukanye cyane n'ibibera mu nda y'inyegesi cyangwa ya Capybara. Ku muntu iyo uriye ibiryo urabikacanga byarangiza bikamanuka mu gifu, igifu kigakora nk'imashini kikabisya bikavamo bijya mu rura rurerure. Iyo bigeze mu rura rurerure bisangamo imisemburo ibicagagura igakuramo ibitunga umubiri, aho intungamubiri zijya mu maraso, hanyuma ibisigaye bikajya mu rura runini bigahita biboneza hanze nk'umwanda. Kuri Capybara ibyo bisa nk'ibidashoboka kuko ihekenya ibyatsi ikabimira bikajya mu gifu kikabisya bigahita bijya mu rura rurerure. Iyo bigeze ahangaha ibintu byose bisa nk'ibihindutse. Dusubiye inyuma gato, umuntu wibuke mu nda yacu iyo ivuye mu gifu ikajya mu rura rurerure, imisemburo ibirimo ku muntu irabicagagura igakuramo ibitunga umubiri binyura mu maraso. Mu gihe kuri Capybara bitewe nuko ibyirya bituruka ku byatsi biba byiganjemo utunyangingo twa cellulose. Abizi ibinyabuzima barabizi. Cellulose inaniza imisemburo icagagura ibyo Capybara zariye. Ariko nanone menya ko Capybara cyangwa se izindi nyegesi zigira icyitwa secom. N'abantu barayigira, ariko iyo abantu ivugwa iyo umuntu yarwaye icyitwa appendicite. Reka turebere hamwe ibintu 10 bitangaje ukwiye kumenya kuri Capybara. Usibye kuba zigira akanyama karyoshye kandi gahenze,
dusanga mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo. Capybara zizi koga cyane ndetse zifite ubushobozi bwo gusinzira hejuru y'amazi zigasinzira neza cyane. Capybara mu gihe icitse umwanzi predator ishobora kumara iminota 5 mu mazi yizitse itagaragara, nyuma yaho ikazajya izamuka hejuru ku mazi ngo irebe ko umwanzi yagiye, ikongera ikivika ikamara iminota 5 itagaragara hejuru. Capybara zigira amajwi atandukanye, zishobora kujwigira, zikamoka, zikavugiriza ndetse zigahinduranya amajwi nk'iziririmba ijwi riryoheye amatwi. Capybara izindi nyamaswa nk'inyoni zizifata nk'igikoresho cyo kuruhukiraho kuko ni inyamaswa y'inyamahoro kandi igira urugwiro, aho usanga utunyoni, udukende, udukwavu n'izindi Capybara ngenzi zazo ziyihagararaho cyangwa zikayiryamaho, rwose tutabitinzeho ni inyamaswa y'inyamahoro. Capybara ni inkegesi itandukanye n'izindi zose, aho usanga zibaho mu miryango hagati ya Capybara 10 na 20 zigasabana ubwazo ndetse zigasabana n'izindi nyamaswa. Ibi bigaragaza imibanire n'izindi nyamaswa myiza ndetse no gukorera hamwe n'ubundi bwoko bw'inyamaswa, bizifasha gutoroka indyanyama ndetse bikazifasha mu buryo bwo guhuza ibitsina ku kigero cyo hejuru. Ni ukuvuga ngo Capybara mu gusabana n'izindi nyamaswa, iyo hagize umwanzi uturuka hafi, izindi nyamaswa zirayiburira bigatuma ihunga. Ni inyamaswa izi kwiruka cyane kuko ishobora kugenda ibirometero 35 mu isaha. Capybara yakuze igihe ibiro nk'iby'umuntu wakuze. Ikindi ni uko Capybara z'ingore zigira ibiro byinshi kurenza iz'ibigabo. Capybara ni cya byatsi bwegeka iminsi hagati y'110 n'150, ikabwagura ibibwana hagati ya 2 n'8, aho usanga impuzandengo kuri Capybara izibarizwa ibibwana 4. Ibibwana byonka ibyumweru 16, ni ukuvuga ni umwaka n'amezi 4. Ikintu gitangaje usanga ibyana byazo bishobora konswa n'indi Capybara yo mu itsinda bibana mu gihe indi yaba yagiye kurisha cyangwa koga. Reka turebere hamwe Capybara n'amateka. Amateka avuga ko Capybara yavumbuye muri Afurika mu myaka isaga miliyoni 80. Byafashe imyaka 40 kugira ngo zigere muri Amerika y'Epfo mu ishyamba rya Amazon. Abakristo Gatolika bafata Capybara nk'ifi, bityo akaboga kazo karibwa cyane nka kimwe mu buryo bigomba gufatwa nk'amafunguro mu gihe cy'igisibo ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika, mu gihe kurya inyama biba bitemewe. Inyama za Capybara ziribwa ko Kiliziya Gatolika yifata nk'ifi. Tuyibutse ko muri Kiliziya Gatolika igisibo ari iminsi 40 ihera ku wa 3 w'ivu ikagera ku muzuko w'umwana w'Imana kuri Pasika. Capybara yisanga kuri menu y'inyamaswa 3 zikomeye, arizo jaguari, ingona na anaconda. Zihiga ndetse zikica Capybara bikomeye. Biragoye cyane kubona video 5 za jaguari iri guhiga ngo haburemo aho iri guhiga Capybara. Kunze kumva official kadusoreza. Dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira udahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri izo nimero ureba kuri screen zawe, ni 07828882 cyangwa se 0773 cyangwa se 0733 Ku bantu bari mu bihugu byo hanze wabanje ikimenyetso cyo guteranya 150 hanyuma ugakomeza n'izo nimero zacu. Bigusaba gufata amasegonda 3 kubanza ukore subscribe kugira ngo tuzadutwohereza video yacu kuri YouTube tuyibona. Hasta la vista.